ubukenya mwakababume ukinga hongera inyana ubwatsi ukinga hongera inka mu zindi ukinga kuko dusangiye ibishyimbo bakatwitiranya kuko dusangiye ibyago bakabigira kenshi baturusha n'ubutunzi bakagenda mu modoka wowe utagira n'igare imbwa ze zigahaga wowe Imbavu imanitse ariko hora iwacu saho biciye hari igihe kimwe bizasobanuka byose abana b'Imana tugahagarara twemye hora ceceka ihorere ndumva gukorera kumurwa za Yesu ndumva imirindi agarutse nshuti ihangane aje kukurura. Yubu isuka n'agatebo murafashwa ndagatora mama umva hanyuma mwari murahora merci hari ikindi kintu utaruzi ndagasa ngo mwanga ngo asiga hazamo abakobwa bamwe na bamwe ariko ngo baje gutegeramo namamubwira nihe ngiri inyuma bahita muri cungira mbirangiza na amakuru tugenda twumva we ariko rero hari itangazo rimwe mbafitiye bako mucucike tuvuge hari itangazo mbafitiye niba uri umusore ni itangazo niba uri umusore ukabutereta umukobwa unywa mitsingi uwo mukobwa akaba adakirigitwa noneho akaba yambara inkweto guhera kuri 40 kuzamura ca nawe uripede kuko ni umuhungu nukuri kose cyo n'umugabo mukundana nukuri kw'Imana hanyuma rero wowe hola hanyuma rero hari ikintu mu rugo ubundi mu rugo twakuze nk'abasirikare ba danje twakuze nk'abasirikare ba Yesu nge ngo murabiza abana bubu ngubu babana b'i Kigali bajya bateka igikoma buri gitondo kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru kwezi kugashira umwaka ugashira bateka igikoma n'umugati buri gihe twebwe mu rugo rero mama ntago yari afite umwanya wo kujya biteka buri gihe twanywaga igikoma rimwe mu kwezi ku munsi w'umuganda twari dufite isafuriya yajyagamo ibase yuzuye amazi niyo yatekagamo igikoma ubwo twajya kunywa igikoma ukazana akajerekani bakaguhereza igikoma cy'ukwezi kose ukakinywa uwo munsi ntiyatekaga ahubwo ikibazo ahantu cyabaga n'ukuntu igikoma cy'ukwezi kose wanyweye wakinyaraga mu minota 30 iri imbere ukabura kinyaye hanyuma rero hari abagabo hari ibintu wenda bagomba kuvuganira abagabo bari aha ngaha bavuganire ambo abagabo benshi mujya mwihangana mu gaceceka ntimubivuge ariko bino bingiye kubavuganira abagabo ari ukuntu ushaka umugore kandi iyi ni ingeso yeze mu bagore iyi ni ingeso yeze mu bagore guturuka kera nko mu myaka 10 ishize 15 hari ukuntu ushaka umugore washaka kuzana barumuna bawe cyangwa bashikibaye ngo baze babe mu rugo akabyanga ariko wakazana basaza be bakaba mu rugo kuba mu rugo si ikibazo ahubwo n'ukuntu bisaza by'umugore birya biba birya nk'ibivuna muheto reka nze mbereka nk'urugero oya murabibona mu gaceceka ngira ngo iyo ufite nk'umwana mu gitondo cyane mujya gufata breakfast umwana araza yamara kuza akagusanga muri saro yarangiza akagusuza ngo bite daddy waramutse neza undi ati waramutse mukobwa wanjye yarangiza akatajya hehe akatajya ku meza kubera ko ari umukobwa wawe aba yasutse igikombe cy'igikoma ahita afata umugati umwe ibiri yarangiza akagira ate akigendera reka tujya kuri bisaza by'umugore rero ruhinguka muri saro rutambaye n'agapira ntarwo yirwa gutsuhuza agucaho yikomereza kugira ngo ubyemere neza we ntarwo yirwa akoramo gutya kandi ubwo ni umushyitsi ni musaza w'umugore ariko ukuntu barya baragakubitwa n'inkuba ujya kubona ukabona rutanyuye envelope gutya arayitanyura agatanyura n'igishashi wajya kubona ukabona agize atya oya tubwizanye ukuri noneho kubera ko abatagushuhuje ubwo nibwo ahita guhitaho wicaye muri saro wa bofre ngo bimeze gute ariko mw'iyi minsi uri kunanuka wabyibuhute koko nimutayizo turamuzirukane mu izina rya Yesu nimutayizo turamuzirukane zijya kuba iwabo na ubundi zibarabarya kera rero tugisenga
tukiba muri ADPR hari ukuntu twajyaga tugera mu kanya ko kwihana. Mu kanya ko kwihana rero warahagukaga ukihana icyaha cyawe, wamara kwihana bakavuga ati Imana ikubabarire, kuko twagiranaga amabanga kugira ngo bitaza kutuviramo natwe icyaha. Kuko iyo wavugaga ngo umuntu ngo kanaka ngo yihannye ibi ngibi baraguhagarikaga mu itorero, kuko wabaga uri umunyamazimwe n'Imana ntabwo ibyemera. Noneho umunsi umwe hariho ukuntu bajyaga bavuga icyaha cy'ubusambanyi kukihana ni ikintu kigora. Hari ukuntu bamwe nk'abo mu nkaruno ruhande bajya kuvuga Imana imbabarira ubusambanyi, Imana imbabarira ubusambanyi, hakaba hari undi muntu nawe wabikoze ariko adashaka kubivuga, akaba arahagurutse ngo nanjye Imana imbabarire kuri icyo. Ibyo rero bakabica ngo nanjye Imana imbabarire kuri icyo. Umunsi umwe rero umunsi umwe hari umuhungu yarahagurutse, uhaza umuhanuzi aravuga ngo hangari mu musambanyi, ngo mu izina ry'Yesu hangari mu musambanyi. Umuhungu arangije arahaguruka aravuga ati Imana imbabarire gusambana. Tujye kubona tubona dirijante arahagurutse, tewo kuhagurutse aterega ninjye yarongoye. Koko abo bantu baba bahari, ari mu ishuri, ari mu rusengero, hose baba bahaba. Sasa rero mwumve hari abakobwa, uri kumva nk'abakobwa bo mu Badivantiste, gutereta abakobwa ni ikintu ubu ngubu bisigaye byaroroshye. Ariko niba ari abantu batahindutse n'abakobwa b'Abadivantiste, kubatereta biragora mu isi no mu ijuru. Hari ukuntu butereta umukobwa, wamara gutereta umukobwa kubera ko ufite amafoto ye, Abadivantiste b'umunsi wa karindwi bafunga umutwe abakobwa babo, cyane ku bintu by'urukundo. Baba bameze nk'abasirikare, nta bintu byinshi wazumubwira. Ikintu abashaka ni ukuza sheri ndagukunda, kuwa kangahe nzajya kukwerekana iwacu, mu kwa kangahe nkurongore. Nibyo ngibyo abashaka. Indi miteretano wapi kugira ngo bemere ukuntu barenze. Hari ukuntu uba wamwishima ufite nk'amafoto ye, ugafata nk'amafoto abiri ukayapostinga, ugashyiraho nka caption ivuga ngo nobody loves you more than I do, ukatufata wenda niba yarwaye ugafata indi foto ugashyiraho ngo get well soon my baby. Umukaritasi wahita gusubiza mu nteruro imwe nyuma y'amagambo yose wanditse, ukumva aragusubije ngo uzi guhinda. Umva ko mwihambira ndagapfuye tubivamo. Noneho hari ukuntu butereta umukobwa nk'abakobwa b'Abadivantiste, niyo utereta umukobwa hari ukuntu kera twajyaga tutereta abana, wamuhamagara ari nka saa 5 z'ijoro aryamye, tubindanye na y'amayinite bajyaga batanga y'ubuntu ya nijoro, ukamuhamagara aro baby, tibite baby, amakuru ni meza, ndagukunda nanjye ndagukunda, ndagukumbuye nanjye ndagukumbuye. Mu Badivantiste suko uko bigenda, kuko iyo muri kuganira ashaka uburyo gusubiza kugira ngo iwabo nibabimenye, wamubwira ngo I love you ukumva aragusubije ngo amena. Ashaka uburyo gusubiza kugira batabyumva. Hari igihe nakundanye n'umudivantiste nkajya muhamagara saa 5 z'ijoro, nkavuga nibite baby, ati ni sawa nshuti y'Imana, ati uno munsi ndagukumbuye, ati nose ko ngukumbuye, ati umwami Yesu naze. Nanjye nzatabwa ati no munsi nakurose, nkumva aransubije ngo umunsi w'umunezero. Ndakubwiza ukuri ntabwo wabiguma, Abadivantiste mwisubireho. Hanyuma rero hari ikintu, umunsi umwe papa wanjye yanywaga inzoga bya hatari. Anywa inzoga bya hatari, twebwe abana bo mu rugo na mama wanjye ubyara twarabarokore. Turabarokora. Umunsi umwe papa yari umunyakavuyo bya hatari, nk'akavuyo ngira njye kangiye agakubaga inshuro 10. Umunsi umwe aza kuducunga tuvuye gusenga, twara ADPR tuvuye gusenga, twari dutetse inyama mu rugo, twakundaga inyama bya hatari. Araza araducunga twicaye mu mbuga, mama atetse inyama hariya kwa kundi abagiye mu nzu muhagaze muri kuganira. Papa aragenda afungura isafuriya y'inyama, arangije ahita afungura icupa abamenyemo kanyanga mu nyama. Arangije aravuga ati ndaza gukonfirma ko muri abakristo ko kwizi nyama ni mutazirya. Ndangije mbaza mama, nese koko mama ko turi abakristo zino nyama tuzirye? Nawe kubera amerwe ye yahise avuga ngo haranditswe ngo muzarya ibyica, ariko ntacyo bizagira gute bizabatwara. Turangije turarya, turahuraguye. Ndangije mbwira mama ni nyamara yamenyemo kanyanga, ati nyine nabibonye, ati cyanyuze mu muriro ntacyo cyabatwara, ni nyamara turasinda. Kuko mama wari watetse, birumvikana niwe wanywe isosi nyinshi. Kugira ngo mbimenye ko yasinze, twaricaye turi kumwe na papa muri saro, atangira kudutera stories ukuntu ngo uwo twita papa ngari mukuru wacu. Ubwo rero hari akandi kantu ugiye kubabwira rero. Ako kantu wewe munyumve mwumva aka kantu. Abantu hari ukuntu tujya twibaza, hari igihe tujya tureba ikintu ugasanga icyo kintu ni ikintu rusange. Nk'uko abana bose bakura bibaza ngo ese umwana turukahe, akaba ari ikibazo rusange mu bana bose. Dore ikindi kibazo rusange rero mu bantu bakuze, tujya twibaza tutese bano bapapa bafite inda iyo bagiye kwiyeranja babigenza gute? Icyo kibazo mujya mukibaza, sibyo? Kuko uburyo bwose wakoresha usanga yanda yabaye ikibazo.
ariko negereye umupapa ufite inda ndabimubaza aransobanurira twese iyo tugiye kwiyaranja dukoresha uburyo bugiye butandukanye ariko bo bakoresha uburyo bumwe umva ubwo buryo bwari bwo rero nujya umubona ujya umenya uburyo akoresha nibwo ugiye kumva ukuntu bashiki bacu barushye nabaje umupapa ufite inda arambwira ati se mukoresha ubuhe buryo mugiye kwiyaranja ubwo ndi gukoresha mu magambo azimije arangije arambwira atumva da nese nago bibagora reka turi ibintu byose ni tekinike nese mukoresha iyi wumva ukuntu babigenza rero ngarapfukama yamara gupfukama ngagafata kuvure ngo yangiza ngakabanga ingata ngo yamara kubanga ingata ngakamuterekaho cyane bwo nese mvuga nti bashiki bacu muyarya mwayavunikiye hazi kubona umukobwa n'ubuzutu hejuru y'ingata sha mwaragowe n'ukuri kw'Imana umukobwa witwikeza naze hano cyangwa n'undi mukobwa se waboneka ese rupango ngwino hano Sarpong biracamo wangu noneho hari igihe twajyaga dutereta ngira ngo murabizi kera wajya gutereta umukobwa wamuririmbira ngo umutima uratitira nkabura uko ngira nkabura ibyuya mu ntoki kubera wowe wamutereta kera wateretaga umwana ku ishuri cyangwa muri quartier umwana agafeitinga agatitira agashesha urumeza wamubwira ko umukunda wamuhobera umwana akarira ariko abo busuku bimeze abo barahindutse cyakoze turagira ngo dusabe satana agabanya arekeraho gukomeza kwisha mu bakobwa babyibushye kuko twaramuvumbuye noneho mu mimwe mu mitoma twajyaga duteretesha harimo wo kuvuga ngo ngwino uture mu gituza cyande cyabura mu bivuga cyane ariko ngwino uture mu gituza cyande ariko rero abasore turatana uko abakobwa mu rushanwa nyashi n'abasore tuba turushanwa iki ibituza ugasanga agasore afite agatuza wajyana iko satani yogerezaho ibijumba ugasanga arimo arabwira umukobwa ngo ngwino utuze mu bituza bya Aburahamu koko twumvikanye reba nk'iki gituza cya Sarupongo ryamama doko ibingibi nibyo bita kugwa hashashe ibingibi nibyo kuko Sarupongo ni umusore afite igituza none reka nze mbereka ndagasa ryama hano sha ibingibi nibyo bita uri kumva kugwa kukisha cyangwa yaguye mu kantu ubu koko nawe umeze nka kakayira karitse ku nzira ngo nzapfa nzakira simbisi ngaho igendere murakoze cyane ndabakunda nitwa Pirate sibe cyane kuri Pirate iyi migati kuyisize mudufasha mukure iyi boro oya mani nose ibintu nibyo mwa nose basi ntabwo kandi umugati wari wawutiye none utiruye utuzuye Wikinga hongera imyanda